Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute des messages de la bonne nouvelle de Jésus transmis à travers les prédications de l'Église adventiste du 7e jour, Église africaine francophone de Bruxelles. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est là ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Marc chapitre 1, verset 1 à 3. Itangiro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umwana w'Imana. Nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya, ngo nuko ndenda gutuma integuza yanjye mbere yawe, izatunganya inzira yawe. Ijwi ry'urangurira mu butayu, ati nimutunganye inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze. Mariko igice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Cumbi ry'amarira, cumbi ry'amaganya, cumbi ry'ibibazo njyewe ndarirambiwe, twariburiye abacu inshuti twakundaga, sirimwe amayobera njye ndayirambiwe. Cumbi ry'amarira, cumbi ry'amaganya, cumbi ry'ibibazo njyewe ndarirambiwe, twaburiye abacu inshuti twakundaga, iyaba Yesu yaraje maze nkarisezeraho, Imana igiye kuvuga barira bihanagure, abaremerewe bose baturi bibavuna, ntakizongera gukora ku bwoko bw'Imana. Haleluya, Yesu naze dusezere ku miruho. Cumbi ry'amarira, cumbi ry'amaganya, iyaba Yesu yaraje maze nkarisezeraho, nariburiye abanjye inshuti twakundaga, ariko igihe ni gito maze nkarisezeraho. Cumbi ry'amarira, cumbi rintesha umutwe, iyaba Yesu yaraje maze nkarisezeraho, nariburiye abanjye inshuti zankundaga, ariko igihe ni gito maze nkarisezeraho, Imana igiye kuvuga barira bihanagure, abaremerewe bose baturi bibavuna, ntakizongera gukora ku bwoko bw'Imana. Haleluya, Yesu naze dusezere ku miruho. Intambwe yanjye nyiteye nyerekeza ku Mukiza, njye naramaramaje sinzasubira inyuma, nubwo iyi si yuzuyemo ibigeragezo byinshi, nzakomeza imbere kugeza ubwo azagaruka. Intambwe yanjye nyiteye nyerekeza ku Mukiza, njye naramaramaje sinzasubira inyuma, nubwo iyi si yuzuyemo ibigeragezo byinshi, nzakomeza imbere kugeza ubwo azagaruka. Imana igiye kuvuga barira bihanagure, abaremerewe bose baturi bibavuna, ntakizongera gukora ku bwoko bw'Imana. Haleluya, Yesu naze dusezere ku miruho. Imana igiye kuvuga barira bihanagure,
abaremerewe bose baturiye ibibavuna ntakizongera gukora ku bwoko bw'Imana. Hareruya Yesu naze dusezere ku miruho, ntakizongera gukora ku bwoko bw'Imana. Hareruya Yesu naze dusezere ku miruho, hareruya Yesu naze dusezere ku miruho. Mushiki wacu turirimbiye aduhaye ubutumwa bukomeye mu ndirimbo, aho umuntu wese utekereza neza ubu yagakeneye kwifuza ko Yesu yagaruka. Mbere y'uko Yesu aza bwa mbere, nk'uko dusoma mu gitabo cy'ibifuzo ibihe byose, tubwirwa yuko abantu bose bari bageze ku rwego rwo kwifuza ko Yesu aza. Abantu bari babuze igisubizo ibibazo byari biriho, bumvaga yuko Mesiya nataza nta kindi gisubizo ashobora kubona. Igisubizo kuri bo cyari kuza kwa Mesiya. Natwe muri kino gihe Mesiya yaraje, twe dutegereje kugaruka kwa Yesu. Yesu yari akeneye kuza. Iriya ndirimbo ni nziza, mushiki wacu irimbye Imana imumugisha, kandi ntekereza yuko ari icyifuzo dusangiye turi benshi cy'uko Yesu akeneye kugaruka. Wadusomeye isomo riboneka muri Matayo igice cya 11 28. Ni isomo dukunda turi benshi, ahari twanafashe mu mutwe turi benshi. Isomo ryo tugiye kuganiraho, Yesu arahamagara ati, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Iri niryo somo tugiye kuganiraho, guhamagarwa n'Imana. Guhamagarwa n'Imana. Reka duce bugufi dusenge. Nanone Mana yacu turagushimiye, tugushimiye amahirwe uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Wabanye natwe mu gihe cyatambutse, wagiye twigaragariza kenshi, n'uyu munsi uradushaka. Turakwinginze kugira ngo uzuvugane natwe Mana. Ahari hari igihe wagiye duhamagara, ijwi ryawe turyitiranya n'andi majwi bituma utakwitaba. Ariko n'uyu munsi ukeneye kongera kuduhamagara kugira ngo twumve ijwi ryawe, twumve irarika ryawe, maze tuva aho turi tujye aho wifuza ko tuba. Koresha ijambo ryawe kugira ngo tugire umumaro muri kano kanya. Dusaba Imana Data mu izina rya Yesu. Amen. 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 Guhamagarwa n'Imana. Guhamagarwa n'Imana. Nzi neza yuko abenshi mu bari hano, niba atari na twese, turi Abadventiste umunsi wa karindwi. Ahari hari bake cyangwa se benshi bavutse iwabo ababyeyi babo ari Abadventiste umunsi wa karindwi, n'abandi bagakomereza muri urwo rugendo gutyo. Byashoboka ko hari n'abandi basengeraga mu yandi madini atandukanye, noneho kubw'impamvu y'amavuna nk'ayo muri guteganya, kubw'impamvu se zo umuntu wakuraritse akakuzana ku rusengero, nubwo izi mpamvu zitandukanye, hari n'abagiye baza ko bashaka abagore cyangwa bashaka abagabo, bakaza mu itorero bagasoza babatijwe, n'izindi mpamvu zitandukanye. Biza gusoza twese twisanze muri iri torero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi. Ariko ikibazo ngiye kubaza ni iki: ese waje Imana iguhamagaye? Waje Imana iguhamagaye kubera iki? Iki ni ikibazo umuntu wese akeneye gutekerezaho, kuko umuntu wese wagiye wakoze urugendo Imana itaramuhamagaye, uretse kuba bizamuteza igihombo kuwe ku giti cye, bizateza n'abandi bantu ikibazo gikomeye. Urugero ni urugero rwa Yuda. Tuzi neza yuko Yesu ubwo yahamagaraga abigishwa, ntabwo Yesu yigeze ahamagara Yuda. Muzasome mu gitabo cy'ibifuzo byose cy'igice cyitwa Yuda, handitsemo yuko Yesu mu bigishwa yahamagaye, ntabwo Yesu yigeze ahamagara Yuda. Ahubwo Yuda yagenje gute? Yuda yarihamagaye, Yuda yaritoranyije. Yuda navuga ngo yiziritse kuri Yesu kugira ngo amukurikire. Yesu amuha amahirwe, ariko ukuntu byaje kugenda twese turabizi. Rero tugiye kureba, kuko natwe turi ku iherezo ry'urugendo. Ese Imana yaraguhamagaye? Niba yaraguhamagaye se wakiriye iryo rarika ry'Imana? Ni ikibazo gikomeye. Tugiye kureba ayo magambo, turifashisha amagambo aboneka mu gitabo cya Samweli igice cya mbere. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere, igice cya gatatu, igitabo cya mbere cya Samweli igice cya gatatu,
igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 3, tugiye gusoma kino gice hafi ya cyose, turebe ukuntu Imana ihamagara. Hano harimo icyitegererezo gikomeye, harimo icyigisho kitureba cyane, harimo uburyo Imana yagiye ibana n'abantu mu bihe byatambutse, kandi n'uyu munsi niko Imana ishaka no kubana n'ubwoko bwayo. Nta muntu n'umwe Imana ishobora gukoresha itaramuhamagaye, ntawe. Kandi muri kino gihe turimo turakorera Imana pe, turi mu murimo w'Imana, turimo turabwiriza nk'uko ndi kwigisha, abandi turimo turategura gahunda nk'izi nziza mu mwateguye, abandi barakora amavuna nk'uko umuvandimwe Musoni azayakora ejo bundi, abandi barimo baratwikira umurimo nk'uko mujya mudushyigikira n'ibindi byinshi. Ariko kubikora umuntu atarahamagawe n'Imana ni ugukorera inyuma ya zero. Dukeneye kubanza kumenya ngo ese Imana yarampamagaye? Niba yarampamagaye se nakiriye irarika ryayo? Imana ihamagara gute? Ese nahe makosa twagiye dukora mu gihe Imana duhamagaraga? Ndabasabye mukurikire, ni icyigisho kitureba cyane, kandi ni icyigisho nasengeye. Dana ambwira ngo tuzasengana, nafite intege nke, maze igihe kirekire ndwaye, wenda bamwe muri mwe barabizi. Nasubiye muri Gabon, maze iminsi mike mpasubiye, narahageze malaria iramfata, ndarwara pe, ndaremba. Ibyo naketse ko ari covid, ariko njya gupimisha nsanga siyo, bituma ntabwo mfite imbaraga nyinshi. Mwabonye ko maze n'iminsi ntakora ibyigisho kuri YouTube, niyo mpamvu nta yindi. Donc muraza kwihanganira izo ntege nke, ariko Dana nyandikira, narasenze mbwira Imana nti oya, nta kigomba guhindura gahunda nemeye, reka n'ubundi mu mbaraga nzaba mfite mbwira icyo ngomba kuzaganiriza ubwoko bwawe. Amagambo Imana yifuza ko tuganira ni aya ngaya. Aboneka mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 3, ndizera mwahageze mwese. Haranditse ngo Imana ishurira Samweli ibizaba ku nzu ya Eli. Ngiye kubabaza munsubize, Eli yari inde? Samweli yari inde? Eli yari umutambyi, Samweli yari umwana wabanaga nawe mu nzu y'Imana. Eli ntabwo ari umutambyi, yari umutambyi mukuru. Icya kabiri, urakoze Venansi, ibyo uvuze nibyo, nashatse gusora ku kantu konyine, yari umutambyi mukuru. Icya kabiri, mugereranyije, icyo cyo mubasha kuba mutakizi, mugereranyije ikinyuranyo cy'imyaka hagati ya Eli na Samweli, buriya bari bahagaze gute mu gihe cy'imyaka? Samweli yagombye kuba yari nk'umwuzukuru we. Urakoze rwose. Samweli yari nk'umwuzukuru wa Eli. Ni ukuvuga ngo Eli yari ashaje, Eli yari umuntu mukuru, Samweli yari umwana muto, kuko turabizi nyina yamutuye Uwiteka. Kumutuye Uwiteka ni ukuvuga ngo yaramuzanye amushyira mu rusengero, sibyo? Donc ubwo rero ni ukuvuga ngo hari umwana umaze igihe gito mu bintu by'Imana, ariko kandi hari n'umusaza ubirambyemo. Mukurikire, murakurikiye? Hari n'umusaza urambye mu bintu by'Imana kandi ufite pozisiyo hejuru cyane. Imana baratubwiye ngo igiye kunyura mu mwana witwa Samweli, ihishura ibizaba ku nzu yande ya Eli, umaze igihe kinini cyane abana n'Imana, kandi umaze ufite n'inshingano ikomeye yitwa kuba ari umutambyi mukuru. Umurongo wa mbere, uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi, ariko reka mbe mpagaze hano gatoya, Samweli yakoreraga Uwiteka, ntabwo yakoreraga Eli. Oya, Samweli yakoreraga Uwiteka ariko akamukora imbere ya Eli. Ni ukuvuga ngo Eli niwe agombaga guha umugisha ibyo Samweli ari bukore. Eli asa naho ari wahaga umurongo Samweli ari bugendereho. Murakurikiye? Ese uyu munsi natwe siko bimeze? Ntabwo mu rwego rw'itorero kambivuge gutyo, cyangwa mu rwego rw'ubwoko bw'Imana, ntihari abantu bakuze bamaze igihe kirekire mu itorero bagomba kureberera ibintu, bagomba kurinda yuko rwose atagira amakosa akorwa. Ibyo nta cyaha kirimo, ntacyo bitwaye, ni byiza kugira iyo gahunda. Na Samweli na Eli niko bari babanye. Samweli ibintu byose yakoraga yabikoreraga akorera Uwiteka, ariko bakabikora imbere yande ya Eli. Ni ukuvuga ngo Eli asa n'uwari ugeze ku rwego rwo gukontorora gusa, akontorora ibyo Samweli ari bukore, ariko ibyo Samweli ari gukora ntari kubikora Eli. Oya, biratubwiye ngo
uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka. Ibyo Samweli yakoraga yabikoraga mu mutima wese ko ari gukorera nde? Uwiteka. Ariko akabikora imbere yande ya Eli kugira ngo Eli abe ari we ubiha umugisha. Kandi muri iyo minsi nubwo byari bimeze bityo, ese turi hamwe? Murakurikiye? Iri torero riri virtuel rero riragora. Iyo abantu batereka umuntu ko bari hamwe, hari igihe umuntu yibwira ko ari kwiganira. Urabizi ko ubusanzwe kenshi nyibabwira ngo mushyireho video turebane ntacyo bitwaye, byibura nubwo abantu batasubiza basi mbendera amavisage yuko turi hamwe. Muri iyo minsi bagiye kutubwira muri iyo minsi uko byari bimeze. Nimba baza wenda mujye mwandika. Urakoze Gore, turakoze Theophile n'abandi nta kibazo. Urakoze Merita. Murebe muri iyo minsi ukuntu ibintu byari bimeze. Muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume kandi nta kwerekwa kwari kweruye. Oya, itorero ry'Imana ryari rifite ikibazo cyangwa ntacyo ryari rifite? Murakoze Efrazi ushizeho video n'abandi rwose babishobora byamfasha kuko nkunda attention naje kubona ariko Imana yandemye. Murakoze Theophile, Imana igumugisha. N'abandi babishobora abo bitari bangamire. Murakoze Augustin, n'abandi babishobora ntibabangamire rwose bashyiraho kamera byatuma mbona yuko turi hamwe. Ikibazo murakoze Dani, murakoze Seraphine, n'ufite iPhone nta zina yashyizeho. Bref, dukomeze. Ikibazo iri torero ryari rifite muri kiriya gihe, ibaze ni itorero ry'Imana rifite umutambyi mukuru witwa Eli. Ni itorero risanzwe rifite gahunda rikora, ubuturo bwera bwari buhari, gahunda zari zikomeje, ariko baratubwiye ngo ijambo ry'Imana ryari ingume kandi nta kwerekwa kweruye kwari kuriho. None itorero ryari muri crisis cyangwa ntabwo ryari muri crisis? Murakoze rwose. Abashyizeho kamera murabona yuko muri kunyorohereza, ndi kubibona yuko turi hamwe. Murabona ko itorero ryari muri crise. Kristo ryari rifite n'irihe? Ibaze itorero ririho rikora rifite gahunda, ariko ijambo ry'Imana rikaba ari ingume. Ingume si Ikinyarwanda, nabonye hari abana baririmba neza Imana bamugisha, sinzi bure baracyumvara. Ingume ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ntiryabonekaga, sibyo? Ijambo ry'Imana ryari ryarabuze complètement. Abantu bashobora gukora izindi gahunda, ariko ijambo ry'Imana ntibariho umwanya. Ndizera ko noneho abatoya bari bwumva icyo Kinyarwanda. Murumva itorero rirahari, ariko yewe n'ubuyobozi rifite n'ubuyobozi bugomba kureberera abatoya mu murimo kugira ngo badakora amakosa. Abatoya ni bande? Samweli nguwo ari mu rwego rwo gukorera Uwiteka, ariko hari abamutanze mu murimo. Umwe mu bamutanze mu murimo yitwa Eli, arimo aramureberera kugira ngo adakora amakosa. We afite experience mu by'Imana. Ariko nubwo bimeze bityo, itorero ryari muri crise yuko ijambo ry'Imana ryari ingume. Ijambo ry'Imana ntabwo ryari rifite valeur, kandi n'umwuka w'ubuhanuzi ko nicyo kwerekwa nicyo bisobanuye ngo nta kwerekwa kweruye kwari guhari. Umwuka w'ubuhanuzi ntabwo abantu bawemeraga yuko ari authoritative, yuko ugomba kwerura ukahuranya ukabwira abantu ibyo bagomba gukora. Oya, umwuka w'ubuhanuzi ntawo bashakaga. Nimushaka mukuru mikrofone ikibazo giye kubaza. None itorero crise ryariho muri icyo gihe, yaba ariyo crise itorero ryacu rifite muri kino gihe? Yego cyangwa oya? Yego. Turimo turahamanya, twese turimo turahamanya rwose yuko crise ryari itorero ry'Imana. Si ukuvuga ngo ntabwo ryari ry'Imana, ntabwo ryari Babuloni. Itorero ry'Imana ryari muri crise yo kuba ryitwa itorero ry'Imana ariko ritakigira ijambo ry'Imana. Itorero ry'Imana umwuka w'ubuhanuzi atakivuga yeruye. Iri torero ryari muri crisis, kandi ubuyobozi bukaba bukora neza, bukaba bugikontorora abatoya kugira badakora amakosa. N'abatoya bakaba barimo barakora Uwiteka rwose bumva mu maraso yabo y'abagisore bashaka gukorera Imana. Ibi bihe itorero ryabo ryarimo bihwanye n'igihe itorero ryacu, itorero ry'Imana muri kino gihe ririmo. Hari njya mvuga cyane ku itorero abantu bakagira ngo ndarirwanya, ariko ndarikunda. Gusa ni ikibazo kuba umuntu yahitamo kwicecekera kutavuga ibigendanye n'itorero, ariko nanone kandi Imana ikakubwira ngo nutabivuga nzaba narakugira icyo umurinzi ku nkike, uzaba umaze iki? Ibyiza rero nukumvira ibyo Imana ivuga kuruta kumvira ibyo umuntu yavuga. Reka dukomeze. Tumaze kureba ikibazo itorero ryari rifite. Cya kabiri, nubwo ryari rimeze gutya, ariko bagiye kutubwira ikindi kintu gikomeye cyari gihari icyo gihe. Muri icyo gihe
Eli wa wundi mutambyi mukuru, Eli wa wundi ufite experience maze imyaka myinshi cyane ayoboye gahunda z'iyobokamana, yaratangiye guhuma atakibona. Ni ikibazo cyasi ikibazo. Umuntu ufite experience mu by'Imana niwe wakayoboye abandi, ariko ngo yaratangiye kugenza gute? Guhuma, ntabwo yarakibona. Itorero ry'Imana mu kino gihe cyacu twitwa Laodikia, kimwe mu bibazo dufite tubwirwa ariko turi iki? Turi impumyi. Turi impumyi, ntabwo tubona. Uyu munsi ntabwo turi kureba ikibazo itorero ryacu rifite n'uburyo ki twatanga solution kuri icyo kibazo. Hari abantu badashaka kubona ikibazo itorero ryacu rifite. Hari abantu badashaka kureba ukuntu ubuhanuzi buri gusohora muri kino gihe. Ibyo hari abantu batagishaka kubibona. Vomye ko babimpumye kuri ibyo kuruta kubibona. Ariko birahari cyangwa ntabwo bihari? Uyu munsi ikibazo kiri presenta, uretse n'abatari abadventiste n'abapagani barabibona. Ariko uyu munsi bamwe muri twebwe, yewe rimwe na rimwe abitwa ko bayoboye umurimo w'Imana, reka nongereho abafite experience cyane, abamaze imyaka myinshi muri ibi bintu by'Imana, batangiye kwimpumyi kuri byo, ntibagishaka kubibona. Si uko batabibona, ariko barigiza nkana ntibashaka kubibona kugira ngo batagira icyo bivugaho. Kubera iki? Kubera yuko hari inyungu runaka biri buze kubangamira. Hari ibintu runaka uko byamera kose biri buze guhindura nibigaragara. Ubanza mutazongera kuntumira, ariko ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye. Ni byiza yuko nagirana ikibazo n'abantu kuruta kugirana n'Imana, sibyo? Ni byiza ko nagirana ikibazo n'abantu kuruta kugirana n'Imana. Ni muko ubuhanuzi arimo aratubwira muri kino gihe ngo iyi niyo decision tugomba gufata. Uyu munsi tukavuga tuti oya, ibyo bintu nabyo byari n'amazernite, ibyo bintu nabyo bya donc ubwo guhada icyo bise ngo ni kwerekwa kweruye deja natwe twakuvanyeho. Cya kabiri, ibintu ijambo ry'Imana ryavuze ni uyu munsi turimo turabyenterpreta mu bundi buryo. Ubwo nta jambo ry'Imana ryabaye ingumi. Gatatu, twebwe abitwa ko twakayoboye abana bacu, abitwa ko twakayoboye abato mu byamwuka uyu munsi, niba tutagishaka kuvuga ibintu runaka nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze, ese ibintu Imana yavuze bigomba gusohora, ibyemezo tugomba gufata tuzabifata ryari niba isi isigaje igihe gito nk'icyo twe tubona? Tuzafata ibyo byemezo bizafatwa ryari? Twaragiye mu ijuru? Ikibazo ni uko batubwiye ngo Eli yaratangiye guhinduka iki? Impumyi, yaratakibona. Ariko nubwo byari bimeze bityo, hari inkuru nziza. Amen. Nubwo byari bimeze bityo, hari inkuru nziza. Inkuru zani iyi baratubwira ngo umurongo wa 3, itara ry'Imana ryari tarazima, kandi Samweli yararyamye mu rusengero rw'Uwiteka aho isanduku y'Imana. Amen. Iyi ni inkuru nziza. Iyi ni inkuru nziza ku bwoko bw'Imana. Iyi ni inkuru nziza ku muntu wese wifuza gusobanukirwa ukuri ngo kuri mu ijambo ry'Imana. Itara ry'Imana ryari tarazima. Amen. Kandi mu rusengero rw'Imana hari uwari uryamye aho isanduku iba. Haleluya. Itara ry'Uwiteka ryari tarazima. Itara ry'Uwiteka ni irihe? Munsubize ntacyo bitwara. Nabwiye ko nkunda attention. Amen. Urakoze cyane Theophile. Itara ry'Uwiteka ni ijambo ry'Imana. Zaburi 119:5. Ijambo ry'Imana ni itabaza, ijambo ry'Imana ni itara. Nubwo byari bimeze bityo, nubwo ijambo ry'Imana ryarabaye ingume, nubwo kwerekwa kweruye kutari guhari, nubwo uwitwa ko ayoboye by'Imana yaratangiye guhuma atakibibona, atagishaka kubireba, itara ry'Uwiteka ryo ryari tarazima. Ijambo ry'Imana ryari kiri kwerekana ukuri nk'uko kuri. Ijambo ry'Imana ryari tarazima. Kabiri, hari umuntu nubwo ari muto, nubwo amaze igihe gito cyane mu rusengero rw'Uwiteka, ijambo ry'Imana tubwira yuko uyu murimo utazarangizwa n'abantu bamaze igihe kirekire bafite experience mu by'Imana. Oya, niko ijambo ry'Imana tubwira. Murabona ko neza bihwanye n'iki gihe. Reka mbabwire, duhagaze mu gusohora kw'igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 3. Uwagombaga kurangiza umurimo, uwagombaga kumenya ibizaba, ntabwo yari akiri umuntu umaze imyaka myinshi. Ntawe ndi guciraho iteka. Niyo mwarasomye intambara ikomeye, murabizi neza icyo ijambo ry'Imana rivuga ko uyu murimo uzarangizwa n'abantu bazaba ari batoye, bafite guca bugufi imitima yabo, bashaka ko Imana ibigisha, badafite kwishyira hejuru uko ariko kose, bazigishwa n'Uwiteka. Abazaba barabikije ibyiringiro byabo, abapastori, abamaze imyaka myinshi, abafite experience bavuga ko no twebwe ibintu twarabyize, twebwe ibintu tubizi kubyenterpreta kurusha abandi. Abo bantu neza nimba sinjye wanditse intambara ikomeye, niyo mwarasomye intambara ikomeye mukamwizera ko yanditswe n'umwuka w'Imana,
murabizi neza ko twabwiwe yuko uyu murimo uzarangizwa n'abantu bafite guca bugufi imitima. Imana ishimwe, nubwo itorero ryari muri krize, Samweli yari yerekeye isanduku y'Uwiteka. Isanduku y'Uwiteka irimo iki? Yarimo ijambo ry'Imana ubundi nka manu, yarimo inkoni ya Aroni nk'ubuyobozi bwa Mwuka Wera. Ijambo ry'Imana yashakaga kumvira amategeko y'Imana. Samweli yari umwana ushaka kumvira amategeko y'Imana, ushaka kuyoborwa n'ijambo ry'Imana manu, kandi ushaka kuyoborwa na Mwuka Wera, ariyo inkoni ya Aroni. Niho yari yerekeye. Ariko ikibazo nawe yari aryamye. Ese iki ni icyo kuryama cyane igihe cyo kubyuka? Iki ni icyo kubyuka. N'uwitwa ko ashaka kumvira Imana, nawe araryamye aribaza ati ariko se ibi bintu ni gute nakumvira amategeko y'Imana muri kino gihe? Ni gute nashyira mu bikorwa iby'Imana ishaka ko nkora? Ikimuteye kuryama tugiye kukibona. Ni uko Imana imuhamagara, aho kugira ngo yitabe ijwi ry'Imana akitaba ijwi rya Eli, kandi Eli ntashaka kubona ibyo Imana ishaka ko abantu babona muri kino gihe. Ibyiringiro bye bisa naho yari azi neza yuko bigomba uko byamera kose kunyura muri Eli, kandi Imana yo irashaka yuko ubwe yakumva ijwi ryayo rimuhamagara hehe? Mu ijambo ryayo. Reka dusome umurongo wa 4. Maze Uwiteka ahamagara Samweli. Samweli nawe aritaba ati karame. Arirukanka asanga Eli ati nditabye kuko umpamagaye. Harimo ikibazo cyane, kibazo kirimo. Harimo ikibazo kirimo ni iki? Imana ihamagaye Samweli. Samweli aho kugira ngo yitabe Imana agiye kwitaba Eli. Kandi Eli twabonye karakteristike z'ibimuranga. Icyambere, Eli arashaje. Cya kabiri, Eli ntago akivugana n'Imana. Cya gatatu, Eli arahumye. Eli ntago ibintu by'Imana agikorana nayo. Icyakora afite experience, amaze imyaka myinshi cyane mu itorero. Samweli nawe afite ikibazo kubera iki? Mu mutima we arashaka kuyoboka Imana. Samweli mu mutima we arumva ashaka kumvira amategeko y'Imana, ariko ntazi uburyo. Dufite indirimbo ivuga yuko dushaka kuyoboka Imana ariko tutazi uburyo. Imana iramuhamagaye, Samweli ikibazo agize ahise ajya kwitaba Eli. Ese uyu munsi haba hari umuntu uri mu itorero? Samweli yari mu rusengero, ntabwo batubwiye ko yari hanze y'uru rusengero. Oya, yiberaga mu rusengero, tabizi no nyina yamufasha ajya kumutereka. Byashoboka ko naba amaze imyaka runaka, ko Samweli ntabwo ari bwo yarakijya mu rusengero, yari amazemo igihe. Byashoboka ko naba amaze imyaka myinshi mu rusengero cyangwa mu itorero, nkaba ntarumva ijwi ry'Imana rimamagara. Birashoboka cyane, ntabwo bishoboka? Tubanze tuganire kuri iki gato tucyemeranyeho. Byashoboka cyane, birashoboka. Abashyizeho video ndi kubona rwose muri kuzamura muti yego birashoboka. Birashoboka ko waba umaze imyaka nk'iyo umaze, yaba ari abakuze yaba ari n'abatoya, ukaba utarumva ijwi ry'Imana, cyangwa ukaba wararyumvise ukaba waragiye witaba ibitaguhamagara. Birashoboka. Tugiye kubireba kuri Samweli uko byagenze. Nyamara ni Imana yagiye guhamagara, si rimwe si kabiri. Uyu munsi reka turebe ukuntu byagendekeye Samweli, bitubere icyigisho cy'Imana dushakaho nge nawe. Samweli Imana imaze kumuhamagara, aho kugira ngo yitabe ijwi ry'Imana, yaragiye yitaba Eli. Yari amaze imyaka myinshi mu rusengero, ariko yari atarumva ijwi ry'Imana, yari adasobanukiwe ihamagara ry'Imana, irarika ry'Imana, nkuko natwe Imana iri kutubwira ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimugenze gute? Nimuze munsange mbaruhure. Kuki wamaze imyaka nk'iyo umaze mu itorero ukiremerewe? Kuki wamaze imyaka nk'iyo umaze ibyiringiro byawe bikiri mugeranywa na Eli, kandi Imana ishaka ibyiringiro byawe byaba biri mu Mana yaguhamagaye ukayita? Kamabazi, uyu munsi Imana irimo ihamagara cyangwa ntabwo iri guhamagara? Mu gitabo cy'ibyaduka byo minsi imperuka baranditse ngo, ntabwo nateguye ayo magambo, navuga ko maze iminsi nirwariye mfite intege nke. Uyu munsi baranditse mu gitabo cy'ibyaduka byo minsi imperuka ngo Imana mu nkongi z'imiriro, mu mitingito, mu ndwara z'ibyorezo niho Imana ivugira. Icyo gihe myanda mwaragisoma. Nshaka nanagifungura hano kuri computer yanjye nakibona nkakibabwira. None Imana imaze igihe kirekire ihamagara. Kuva 2019 Imana yaraduhamagaye. Yarahamagaye pe. Yakoresheje icyorezo kugira ngo ihamagare, ikangure imitima y'abantu babwire ngo
nabahamagaye nkusha ibibwirizwa mwanga kumva, nabahamagaye nkusha amavuna menshi mwanza kumva, dore n'ubu murategura andi, nabahamagaye inshuro nyinshi, nagiye mbahamagara mbereka icyo mukwiye gukora, mwanze kumva. Kankoresha imitingito, kankoresha indwara z'ibyorezo, kankoreshe ejo bundi ikirunga cyararutse, kankoresha ibi n'ibi. Ijwi ry'Imana ryarahamagaye, ariko se twebwe twaritabye cyangwa ahubwo twitabye ba Eliya aho kwitaba Imana? Ikosa Samweli yakoze ni ikosa rikomeye natwe twagiye dukora mu bihe byacu byose. Reka nigarukire muri bino bihe by'icyorezo. Uyu munsi Imana yagiye ihamagara umutima wa buri muntu wese, kuko baranditse ngo ijwi ry'Imana rivugira mu mutima nama wacu. Mu gihe cyose Imana yumvikanisha, umuntu wese akumva Imana imuhamagara gukora ikintu runaka gihwanye n'ikijambo ry'Imana ryavuze, umutima ukawukomanga si rimwe, si kabiri, si gatatu, ukanga kumvira, menya neza yuko n'ijwi ry'Imana rero guhamagara. Ariko ni iki twe twagiye dukora? Twagiye dukora kenshi igihwanye n'icyo Samweli yagiye akora. Katurebe ikosa Samweli yakoze. Ikosa rya mbere Samweli yakoze, Samweli yahise ajya kwitaba Eli, kandi Imana yagira ngo yivuganire nawe bitanyuze muri inde? Bitanyuze muri Eli. Ni kangahe Imana yagiye duhamagara, ni kangahe Imana yagiye kubwira ngo ufate icyemezo. Uyu munsi nta jambo na rimwe, nta cyemezo uzifatira umuntu. Imana kuva mu mutima wawe kwemeje ikintu, ariko ujya kugisha inama umuntu runaka. Ese ubwiwe n'iki ko umuntu agifite umwuka w'Imana? Ntabwo nje kuzana amacakubiri mu itorero rya Botanique, utagira unyumva nabi. Nababwiye uyu munsi ubanza mutazongera kuntumira, ariko ntacyo bitwaye. Ni kangahe Imana yagiye kubwira ukuva umutima wawe Imana irimo kwemeza ikintu runaka, ukuva umutima wawe Imana irimo kwemeza gufata icyemezo runaka. Nababwiye ngo nta example nimwe ndi butange ko kuva 2019 Imana yakoze ikintu kidasanzwe. Imana ubwayo yarabwirije, nubwo twe twashobora no guceceka. Ndababwiza ukuri ko Imana yarabwirije pe. Maze igihe kirekire ntarimo ndigisha, nduva ngiye kumara desmene, abantu benshi bagiye bambaza tse kutigisha. Nkababwiye nse Imana ibyo yatubwije ntibihagije, kwigisha nzigisha, nzongera pe, nzareprene ibyigisho, ariko nakucecekera. Ntekereza ko Imana ibyo yigishije birabaye. None bantu b'Imana, ni kangahe wibaza iki kibazo? Ntugire undi ukibaza. Ni kangahe Imana yagiye kubwira ukumva icyigisho urakiza, uracyumvise, ukumva umwanzuro ufatiye n'ubugingo bwawe, ariko ukarenga aho kugira ngo ushyire mu bikorwa iby'Imana ikubwiye, ahubwo tusanga uhwanye na Eli. Wenda ugasanga se Emerita kwera ko ari umubwiriza, wenda ugasanga Auguste se ko amaze imyaka myinshi mu itorero, wenda ugasanga se Dani kwera ko ari umukuru w'itorero, wenda ugasanga undi muntu runaka ahari muri ayo mazina mvuze ntihagire untera amabuye, ahari uwo muntu akakugira inama ihwanye n'intege nke zarimo, nk'uko na Eli yari afite intege nke yari arimo, zari zaratumye Imana itakimunyuramo, ahubwo ishaka kwivugana na Samweli ku giti cye. Kuko nge namwe tureberanya ko Eli muri kiriya gihe ari mu ntege nke, sibyo? Turabyemeranya. Ubwo tubyemeranye, ntacyo bitwaye ko na Mucyo Ale ashobora kumara periode runaka akaba yibera mu ntege nke. Waza kungisha inama nkakugira inama ihwanye n'intege nke ndimo, ibyo birashoboka. Ndetse twe hagati yacu n'ababwiriza bijya bikunda kutubaho. Emerita arabizi akiri mu Rwanda, twagira gahunda yo guhura ahantu tukacyahana, tukagira inama, tugafashanya mu ijambo ry'Imana kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi ntazakubwiriza ibihwanye n'intege nke zanjye ndimo. Kabiri, Eli Samweli akora ikosa, asanze Eli aramubwira ati, tugeze ku 5, arirukanka asanga Eli ati, nditabye kuko umpamagaye. Aramubwira ati, singuhamagaye, subira kuryama. Umva ikosa yakoze, umva ahantu yamujyanye, kandi ikisigi cyo kuryama. Niba mwahise neza Matayo 26, Yesu abyutsa abigishwa, ntabwo yababwiraga ngo nimujye kuryama. Yesu yabwiraga ati, munane kubana amaso nanjye isaha imwe. Akagaruka akababyutsa, ariko bakongera bakagenza gute? Bagasubira kuryama kubera ko bari mu ntege nke. Eli kuko yibereye mu ntege nke, agasubiza Samweli mu ntege nke, kandi Imana yari imukanguye. Turi mu gihe cy'ububyutse. Ijwi ry'Imana ryakubyukije kangahe? Ariko uwakugiriye inama, reka ndeke ko uzakongera kuvuga amazina wenda hatagira abo biri buze kurakaza cyangwa kubabaza, ugasanga ni kangahe wagiye gusanga umuntu akakugira inama itandukanye n'iby'ijambo ry'Imana ryari ryemeje umutima wawe? Ni kangahe wowe ubwawe warenze icyo ijambo ry'Imana ryavuze ukajya kugisha inama mu bwiriza runaka,
kubera ko wenda wumva ko ahwanye n'ibyo kamere yawe ishaka kumva muri icyo gihe, akagusubiza kuryama, kandi Imana yarakanguye umutima wawe. Ariko Imana yarahamagaye cyangwa ntayahamagaye? Muri iki gihe Imana yarahamagaye. Nta muntu n'umwe muri kino gihe Imana itahamagaye ku rugero ruhwanye n'urwo yahamagayemo mugenzi we. Ubu Imana yarahamagaye. Ariko bake cyane, bake ndetse cyane, nibo bagiye kuzemera irarika ry'Imana. Benshi cyane bari gusubira kuryama bitewe n'abo bagishije inama. Kandi ahari abo bagishije inama ubanza, ntawe ndi guciraho iteka, ubanza umwuka w'Imana ashobora kuba atagikorana nabo nubwo baba bamaze imyaka myinshi umurimo w'Imana. Ntabwo amaze imyaka muri uyu murimo iruta iyo Eli yawumazemo. Oya, byashoboka ko waza kungisha inama ngiye mucyo arereka nivuge, ntaza kugira undi muntu wongera kuvuga, nkakugira inama ihwanye intege nke ndimo, kuko ntabwo ndi ku rugero nk'urwo Eli ari mu byamwuka. Ariko Eli ntabwo Imana yari igikorana nawe. Imana ishakiraga Samweli kugira ngo imunyuzemo ubutumwa ahubwo bwakiza Eli n'umuryango we. Ariko Samweli bitewe n'uko agiye kugisha inama Eli, bisoza Eli amubwira ati subire kuryama. Amusubije kuryama, amusubije mu ntege nke, amusubije aho Imana itifuzaga ko agomba kuba ari. 6. Uwiteka yongera guhamagara Samweli. Arabaduka asanga Eli aravuga ati nditabye kuko umpamagaye. Oya, bibaye bwa kangahe? Ubwa kabiri. Ese wowe icyerekana ko ari ijwi ry'Imana ryaguhamagaraga, icyerekana ko Imana ariyo ikomeje kuguhamagara, icyerekana ko Imana ifuza gukiza ubugingo bwawe, ko cya gihe wafashe icyemezo cyo mu ntege nke, ko cya gihe wagiriwe inama n'umuntu wari wizeye, Imana ikongera ariko malgré ko wasubiye kuryama, malgré ko wagiye kuryamisha iryo jwi ukariryamisha ukariturisha uti oya tuza mutima wanjye, kuki Imana yongeye kuzamura ibyo bintu ikongera kubemeza umutima wawe? Ariko nanone asubira kwa Eli. 6. Uwiteka yongera guhamagara Samweli. Arabaduka asanga Eli avuga ati nitabye ko umpamagaye. Aramusubiza ati mwana wanjye rega singuhamagaye, genza gute? Subira kuryama. Eli ahagarariye nde? Eli ahagarariye umuntu wese ucecekesha ijwi ry'Imana. Muri kino gihe Imana irimo irakangura ubwoko bwayo kugira ngo abantu bashyire mu bikorwa bijyanye n'iby'Imana yavuze. Umuntu wese ucecekesha iryo jwi yishyira umwanya wa Eli, cyangwa se ari umwanya wa Eli nubwo yabizi cyangwa atabizi. Kubera iki? Kuko Imana irimo irahamagara muri kino gihe, kandi Imana iguhamagara ubuheruka. Kubera iki muzi ko Imana iguhamagara ubuheruka? Muzige mu nyandiko z'ibanze mu cyigisho kivuga gutegeranyirizwa hamwe. Imana irimo irateranyiriza hamwe ubwoko bwayo, kandi irimo irarekura abantu, irimo iratatanya amemta inateranyiriza hamwe, iratatanya abantu, iratatanya bishyize hamwe kurwanya Imana kugira ngo nyine bararagire. Ariko kandi irimo irateranyiriza hamwe, irimo iravana abantu hirya no hino kugira ngo ihurize hamwe ubwoko bwayo bugomba gukora icyitwa umukumbi muto. Kubera iki Samweli ibi byamubagaho? Yari afite ikibazo uyu munsi nge namwe dufite. Ikibazo yari afite ni ikihe? Turakibona ku murongo wa 7 yaranditse ngo ariko Samweli yari ataramenya Uwiteka. Iyo aza kumenya Uwiteka ntabwo yari kwiruka ajya kwitaba Eli. Ahubwo kuko yari kubaza Uwiteka, yari kwirukanka agahita yitaba Uwiteka, agahita avuga ati Uwiteka tega vuga umugaragu wawe neza amatwi ndumva. Ariko ko ataramuzi yumvaga yuko ibintu byose agomba kujya kubaza Eli, kuko Eli ni umuntu umaze igihe mu by'Imana, Eli ni umuntu ufite experience mu by'Imana, Eli ni umuntu ubasha rwose kumusubiza. None byashoboka ko namaze imyaka mu itorero nkaba ntazi Uwiteka? N'ibyo kibazo Samweli yari agifite, byashoboka ko nanjye namwe twaba tumaze imyaka nk'iyumaze, yaba aramaze mito yaba aramaze myinshi. Byashoboka ko namaze imyaka myinshi mu itorero ntazi Uwiteka? Kuko nicyo kibazo cya mbere Samweli afite ibibazo bibiri tugiye kubireba. Icya mbere, Samweli ntabwo yarazi Uwiteka. Ni Bibiliya iri kubimushinja, ntabwo ari njye iri kubimushinja. Ntabwo ndibasomere no mu kabahanuzi kugira hatagira bavuga ati ibyo ni ibya Madam White. Oya, turiga Bibiliya gusa uyu munsi. Haranditse ngo ariko Samweli yari ataramenya Uwiteka, kandi twabwiwe yuko nyina yaramufashe amujyana mu rusengero. Ibyo nanze kubijyamo kubera ko ni amateka mwese muzi ya Hana.
yaramufasha amujyana mu rusengero, byashoboka ko amutura Uwiteka, uko ni ukubatizwa, byashoboka ko umuntu yaba abaye mu itorero akamaramo igihe ndetse akaba anatuye hafi cyane y'isanduku ariko akaba atazi Uwiteka. Kutamenya Uwiteka kwanjye, kutamenya Uwiteka kwawe bizatuma umurongo Imana iri gukoreraho utawumva. Icyo nicyo kibazo cya mbere yari afite. Yesu yaravuze muri Yohana 17, mwahasoma cyangwa ariko hano mu gitabo cya Samweli ntimuhafunge, reka tujye muri Yohana 17 kugira ngo twumve akamaro ko kumenya Uwiteka. Akamaro ko kumenya Uwiteka. Yohana 17:3 haranditse ngo, ubu ni bwo bugingo buhoraho ko bakumenya, ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwatumye ari we Yesu Kristo. Amen. Niba Samweli atarazi Uwiteka kandi Imana Yesu ubwo akaba atubwiye yuko ubugingo buhoraho bushingiye mu kumenya Uwiteka, mu kumenya Kristo, myane magambo igituma abantu bari mu itorero badafite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho nuko batazi Uwiteka. Igituma uyu munsi udafite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho nta kindi bira bitubwiye, nuko utazi nde, nuko utazi Uwiteka. Ukeneye kumenya Uwiteka, ukeneye kumenya Imana. Amateka atubwira yuko Samweli, kumenya Uwiteka ni iki? Wenda kumenya nacyo kibasha kuba imvugo abantu bashaka kuvuga ati ni gute utarazi Uwiteka kandi yarabaga imbere iruhande rw'isanduku. Icyo si ikibazo ra? Ni gute wavuga ngo ntiyarazi Uwiteka kandi yaramukoreraga? Ntitwasomye yuko yakoraga Uwiteka? Siko twasomye ku murongo wa mbere. None se ni gute wavuga ngo umuntu akorera Uwiteka kandi ntamumenye? Kumenya, iyo birivuga ijambo kumenya cyangwa se iyo nshinga yitwa kumenya, ibigendera ikindi kintu gikomeye kirenze nyine kumenya, nk'uko navuga ngo Augustin ndamuzi cyangwa aranzi, cyangwa kuvuga ngo nzi Emerita, kuvuga ngo nzi Efrazi, kuvuga ngo nzi Theophile kuko ndi kureba ama visage. Ibyo birenze cyane uko kumenya. Iyo Imana ivuga kumenya ibishaka kuvuga ikindi kintu gikomeye. Bibiliya yaravuze ngo Adamu yamenye Eva amutwika inda abyara Kayini. Muri cyitwa kumenya, ubwo icyo ni abakuru bari bikimenye, abato ntabwo ndi bugisobanure. Bibiliya itubwira, iyo bavuga mu gitabo, ndumva ari mu gitabo cy'Abami, reka turebe igitabo cya mbere cy'Abami igice cya mbere, batubwira ku mateka ya Salomo, ya Dawidi, batubwira amateka y'umwami Dawidi. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya mbere baratubwira umwami Dawidi yarashaje ageze mu za bukuru, bakamworosa imyenda ntasusurukirwe. Nuko abagaragu be baramubwira bati, mwami nyagasani bagushakira umukobwa w'inkumi abane nawe, ajya gukuyakuya agupfumbata kugira ngo ususurukirwe nyagasani. Nuko bashaka umukobwa mwiza mu bihugu byose bya Isirayeli, babona Bisagi w'Ishunemu bamuzanira umwami. 4 ashaka gutindaho. Uwo mukobwa yari mwiza cyane, akajya kuyakuya umwami akamukorera, ariko umwami ntiyamumenya. Abakuze nabivuze ngo nibo bari buze kumva iyo nshinga yitwa kumenya. Murumva yuko kumenya Bibiliya ivuga, iyo biri tubwira ngo kumenya Uwiteka nibwo bugingo buhoraho, so kuvuga ngo ntituzi izina rye, oya n'abadayimoni iryo bararizi. Abo kumenya ni ukugirana iki? Ni ukugirana isano, ni ukugirana umushyikirano ugomba gutuma rimwe na rimwe havuka imbuto, hagomba kuvuka imbuto. Murakurikiye? Murumva icyo kumenya ari cyo. Kuvuga rero ngo Samweli ntiyarazi Uwiteka, Samweli yakoreraga Uwiteka, ariko Samweli nta mushyikirano yari yakagiranye nande? N'Imana. Ibyo byatumye Imana ivuga, Samweli ntagenze gute? Ntiyumve. Akagira ngo ni Eli umuhamagaye. Kubera ko Yesu yaravuze ngo intama zanjye igituma zimenya nuko zigenje gute? Zizi ijwi ryanjye. Muri Yohana igice cya 10. Icyerekana yuko abantu bafitanye imishyikirano n'Imana nuko bazi ijwi ryande, ijwi ry'Imana. Myane magambo, kumenya Uwiteka bisobanuye kujya mu mushyikirano n'Imana kugeza ubwo ijwi ry'Imana rivuga tukagenza gute? Tukaryumva. Kuko mu minsi y'imperuka amajwi azaba menshi. Ese yabaye menshi muri kino gihe? Yabaye menshi? Amajwi ni menshi cyane. Mujye mu cyaro, ntimujye mu cyaro. Mufate urukingo, ntimurufate. Mutange amaturo, ntimuyatange. Mutange icyo 10, ntimujye. Amajwi yabaye menshi. Muri navuze ngo sinanga urugero, ariko nta kibazo muri ibyo mvuze.
muri ibyo mvuze wenda icyerekana ijwi ry'Imana ni iki? Uko byamera kose umwe muri ayo majwi, rimwe muri ayo majwi ni iry'Imana, andi yose ntago ari ay'Imana. Ariko dukeneye kugera mu cyaro, dukeneye kumenya Imana. Dukeneye kumenya Imana, ko tutamenya Imana ijwi ryayo ntabwo tuzaryumva. Iteka ryose ijwi ry'Imana rizajya riza tugira ngo ni ijwi rya Eli, kandi Eli arasubiza abantu kuryama. Kandi twe dukeneye kumva ijwi ry'Imana ritubyutsa, ryamara kutubyutsa rikaduha ubutumwa bwo kugira ngo uretse kuba tugiye gukiza ubugingo bwacu, ahubwo dukize n'ubwa Eli n'umuryango we. Nabo Imana irabakunda. Amen. Ariko ikibazo, Samweli kuko atazi Imana biramukomereye kumva ijwi ry'Imana. Icyo nicyo kibazo cya mbere yari afite. Ntabwo afitanye umushyikirano n'Imana. Muri kino gihe bantu b'Imana, ni bangahe bagifite umushyikirano n'Imana? Ni bangahe bakibyuka bagifite isaha yo kubyuka bagasenga? Ni bangahe bagifite umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana ku giti cyabo badategereje ngo umubwiriza ababwirize cyangwa amavuna cyangwa abone icyiciro kuri YouTube? Ni bangahe bakiga umwuka w'ubuhanuzi kugira ngo bakize bagaburire ubugingo bwabo? Ni bangahe? Ni ikibazo cyase ikibazo. Ni bangahe? Ikibazo cya kabiri Samweli yari afite, kandi yari atarahishurirwa n'ijambo rye. Yari atarahishurwa n'ijambo ryande. Ndi gusoma mu 7. Ariko Samweli yari ataramenya Uwiteka. Nasubiye mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 3. Twabonye ikibazo cya mbere yari afite. Icyatumaga tumva ijwi ry'Imana nuko icya mbere bakitubwiye ntabwo yari azi Uwiteka. Icya kabiri yari atarahishurwa n'ijambo ry'Imana. Urakoze Merita kuri icyo gihamya cyerekana ko Imana irimo ihamagara. Yego, byatuka byo misi meruka byasome manuscript list niko nigishya muri commentaire abantu mwakireba. Murabona yuko ikibazo Samweli yari afite natwe ikibazo dufite muri kino gihe. Imana irimo irahamagara ariko abantu ntago bari kumva. Kubera iki tutumva? Nuko tutazi Imana, nuko tutazifite umwanya w'ijambo ryayo. Kandi ibi ngibi bikababaza. Ibi hari umuntu abikorera undi? Hari umugabo wagira umugore w'umushyikirano n'Imana akavuga ati kubera ko mbana n'Imana cyane, mugore wanjye Imana ni guhamagara kuko uri umugore wanjye bizatuma nawe rwose ijwi ry'Imana ryumva. Ibyo birashoboka? Abasomye igitabo cy'uburezi, hari umuntu wagira umushyikirano n'Imana mugenzi we? Oya. Hari umubwiriza umwe wabwirije icyigisho kera cyamfashije. Yarabwirije ngo iyo umuntu avunitse buri wese ngo acumbagira ukwe. Sibyo? Hari umucumbagira nka mugenzi wundi, cyari umuntu wacumbagirira undi. Tuvuge ko umugore n'umugabo bakundana, umugore wawe yavunitse wamucumbagirira? Birashoboka? Ababyeyi nzi ko mukunda abana. Hari umugabo w'inshuti yanjye wambwiye ati iyi saha bambwiye ngo mpfa ariko abana banjye babeho. Ati sinatekereza kabiri. Niko uwo mugabo yambwiye. Ati bambwiye ngo mpfe abana banjye babeho. Ati sinatekereza. Nambwiye ntumva. Uru rukundo nduva rurenze. None ko mukunda abana banyu mwababyeyi mwige nta mwana mfite. Kambabazi. Hari umubyeyi wacumbagirira umwana we? Ntawe. Hari umubyeyi wamirira umwana we, umwana aramutse yagize ikibazo cyo kumira ibyo kurya ngo bitajya mu nda. Hari umubyeyi wamirira umwana we akavuga ati mwana wanjye ndi kubona rwose ugomba kurya kugira ngo ubeho, reka nkurire. Birashoboka? Donc uko niko nta wagira undi umushyikirano n'Imana. Iki kibazo Samweli yafite biragaragaza yuko natwe nicyo kibazo dufite. Umuntu wese ashaka kugira umushyikirano n'Imana, umuntu ashaka kwiga ijambo ry'Imana ku giti cye. Muribuka umusore w'umutunzi Yesu amusanga akamubwira ati yaje amubaza afite ikibazo gikomeye, nagenza gute ngo mpabwe ubugingo bora? Yesu yaramubaje ngo ubisoma gute mu mategeko? Ntago amubwiye ngo wabyumvise gute babibwiriza. Siko Yesu yamubajije. Yabaje ubisoma gute? Mwene magambo umuntu wese akeneye kwigiramo akishakashakira kugira ngo amenye ibyo umwami agenza gute, ashime. Ariko uyu munsi hari abantu bategereza ngo tuzamenye uko ubuhanuzi buri gusohora mercredi turebye ale kuri YouTube. Oya, turashaka kumva yuko tubona ale ukuntu yigisha, tubona Pole ukuntu yigisha, tubona ukuntu Inosa, tubona Musoni, tubona natabivuga. Ntabwo nutajya kwigira umukiro n'Imana amajwi araza kuba menshi kandi biraza gusoza amahirwe menshi nuko uri busubizwe kuryama kandi Imana yishaka kuguhamagara. Imana yaraguhamagaye ariko biragukomereye kubyuka bitewe nuko udafitanye umukiro nande n'Imana. Ntabwo uzi Imana, ntabwo ufite umwanya w'ijambo ry'Imana.
ikibazo kambabaza ni Bibiliya igishinje Samweli, kiri kuri Samweli gusa cyangwa natwe muri kino gihe ni ikibazo dusangiye nawe? Ni ikibazo dusangiye na Samweli hafi ya twese. Abantu benshi ntabwo bafite umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, abantu benshi ntabwo bafite umukino n'Imana. Ni bangahe umutima utera bafite umukino n'Imana bari gusenge? Ni bangahe bagifata ibihe byo gusenga ku giti cyabo? Umuntu akavuga ati mva nkeneye kunihira ubugingo bwanjye, ndumva ubugingo bwanjye bwarasubiye inyuma, nkeneye kongera gusubizwamo imbaraga. Ni bangahe? Reka twikomereze mu cyigisho. Tugeze ku murongo wa 8. Imana iracyahamagara, yo ntabwo igirambirwa. Uwiteka ahamagara Samweli ubwa gatatu, arabaduka asanga Eli ati nditabye kumamagaye. Maze Eli amenya ko hari Uwiteka urimo uramuhamagara, amenya ko ari Uwiteka uhamagara uwo mwana. Umurongo wa 9, niko kubwira Samweli ati genda subira kuryama, niyongera kuguhamagara umusubize uti Uwiteka avuga ko umugaragu wawe nteze amatwi. Nuko Samweli asubira kuryama aho yarari. Kambabwire, igihe cyose wagiye ubaza abo baza, igihe cyose wagiye ugisha inama wenda abahuje n'irari ry'icyo ubona icyo umutima wawe ushaka, nubwo babigusubiza, ndabizi neza ko umutima wawe uracyafite ibihamya bikwereka neza yuko nubwo abantu bashaka kuba ibihamya bihwanye n'icyo kamere yawe ishaka, mu mutima wawe nturaba convince yuko ibyo wakoze bihwanye n'icyo Imana ishaka. Ibyo bintu bijya bitubaho cyangwa ntabwo bijya bitubaho? Ukaba watinya no kugisha umuntu runaka inama, ukavuga uti nsanze nzaramba, nzi neza ko yahita ambwira gutya, reka nsange Ale kuko we ni umunyantege, nsanze Paul nzi ko yahita ambwira gutya, reka nsange Ale we arahuza na kamere yanjye. Ndi kwivuga kujya ntagira undi mubwiza mvuga ejo cyangwa ejo bundi atazagira uvuga ngo Ale yaravuze ngo twagishije inama mu bwiza runaka. Ngishije inama runaka, nzi ko yahita ambwira neza ati ibintu nuko bimeze, ufate icyemezo cyangwa ntugifate, ariko nuko ijambo ry'Imana rivuga nuko wagombye guhagarara. Ugatinya uwo ukisangira mu cyo Ale w'umunyantege nke agahita akubwira ati ya urebye erega buriya mubwiriza aranakabya, buriya mubwiriza nta nubwo yananyuze mu ishuri, buriya mubwiriza afite na niveau ya comprehension iri hasi, uwo mwana arije kubw'ibyo reka njyewe mu cyo Ale nkwigirira inama gutya. Nubwo nakugira inama ihwanye n'iyo kamere yanjye ishaka, mu mutima wawe ipfa kuba ari Imana iguhamagara. Samweli ijwi ryaratuje cyari ryakomeje kumuhamagara. Ubwo ryakomeje mu mutima wawe, kuki nawe rikomeje kuguhamagara? Kuki rikomeje kukwemeza yuko icyo cyemezo uri gufata, uwo murongo urimo adakwiriye? Ni ukubera iki? Ni uko ari ijwi ry'Imana rirenze inama mu cyo Ale yaguha. Ni uko ari ijwi ry'Imana rishaka kugukiza kugira ngo urenge cyane icyo cyemezo ufata. Ni uko ari ijwi ry'Imana. Ubwo ijwi ry'Imana rero umvira Imana kuruta kumvira abantu. Ubwo ijwi ry'Imana umvira Imana kuruta kumvira nawe icyo umutima wawe ugenza gute. Ushaka ko biravuga ngo umutima w'umuntu ishimwe byose kugenza gute, gushukana, ufite indwara ikomeye ntiwumva. Ni ijwi ry'Imana. Byagenze gute rero? Reka twihute turashake n'umusozo. Murongo wa 10. Maze Uwiteka arazahagararaho ahamagara Samweli nk'ubwa mbere ati Samweli, Samweli. Nuko na Samweli ahita yitaba nawe ati umbwire ko umugaragu wawe nteze amatwi. Amen. Umva icyo Imana ishaka. Imana ikeneye yuko twumva irarika ryayo. Imana ikeneye yuko twigiza hirya andi majwi yose, tukagirana umushyikirano nayo, twebwe n'Imana turi babiri, nk'uko umugore n'umugabo bagirana umushyikirano ha babiri, nta wa gatatu uhari. Niko Imana ikeneye yuko natwe dushyikirana nayo turi bangahe? Babiri. Umuntu akajya imbere y'Imana akayibwira ati Mana, umugaragu wawe vuga nteze amatwi, noneho nkeneye kumva. Imana ikeneye yuko tujya mu cyano nayo muri ubwo buryo. Imana izavuga kandi tuzumva, kandi kirenze kumva izadukiza. Amen. Izaduhera imbaraga mu ijambo ryayo. Muri kino gihe bantu b'Imana, Imana irimo iraturarika. Imana ikeneye kuruhura ibintu bimaze igihe kirekire mu mitima yacu twananiwe kwifatira icyemezo. Imana ikeneye, irimo iraturarika iravuga ati mwese abarushye n'abaremerewe muze.
uko yagiye hamagara Samweli akanyura hirya no hino ananiza Imana, cyari ikibazo gishingiye kuko adafite imikirano n'Imana, ntabwo yari azi Uwiteka. Kandi tubonye yuko kugira ngo tumenye Uwiteka biradusaba kugirana imikirano n'Imana turi babiri. Amatsinda yo gusenga ni meza, gahunda zo guterana gutya ni nziza, ariko Imana iragushaka kugira ngo uyihe umwanya ikubwire ibyagukiriza ubugingo. Ntandi majwi, nta bandi bajyana, nta bandi babwiriza, nta bandi bantu. Imana ikeneye kukubwira ibyagukiriza ubugingo, kuko ikurema abo bose nta wari uhari, igutoranya abo bose nta wari uhari. Ntabwo mwari munsi, ntabwo nari mbazi, twamenyanye kubw'igitambo cya Kristo, ariko nakiriye reka ry'Imana ku giti cyanjye nk'uko nawe waryakire ku giti cyawe. Imana rero uko kuntu yamamagaye nako inshaka kugira ngo muri ibi bihe inkirize ubugingo, muri ibi bihe ivuge numve, imbwire ngo Alain ndagushaka wiki, Alain ngukeneye wiki ngiki, gushaka wiki mu gihe nk'iki. Nyuma yo kumbwira iki nkeneyeho, ni nabwo izabona kuntuma ku bandi. Samweli Imana imaze kumuhamagara nibwo yamutumye no ku nzu ya Eli, kandi ibyo amubwiye byari byo gukiza umuryango wa Eli. Eli ahagarariye abantu bari mu itorero ariko basubiye inyuma. Imana ikunze itorero ryayo, ikeneye kuriha ukitwa ijwi rirenga. Ijwi rirenga ni ijwi rivugira mu itorero igomba gukosoka. Ntabwo bizakosoka Imana itakubonye. Ikeneye d'abord kubanza gukiza wowe, ikeneye d'abord kubanza kunkiza, nyuma ikabona kuduha message tugomba gushyira abandi. Iyi si ikeneye kuburirwa, isi ikeneye kubwirwa ubutumwa buheruka, ndetse ubu ngubu bikenewe kuruta mbere hose. Kubera iki? Uko Satani ari gukoresha imbaraga kugira ngo arimbure abantu, nako n'Imana ikeneye gukoresha imbaraga kugira ngo ikize abantu, kuko Imana ikeneye gukiza abantu. Ntabwo Imana ari Imana yo kurimbura abantu, ariko Imana iranshaka, Imana iragushaka kugira ngo abe aritwe tuyiburira abantu. Ntabwo rero nzaburira abantu Imana ngewe d'abord tarambona, kandi yaragiye impamagara kenshi nkitaba abatariyo. Kabiri, kandi Imana izi neza ko ntayizi. Imana ikeneye ko noneho ubu ngubu namenyana nayo. Uko Samweli yitabye irarika ry'Imana, Imana ikamumenyesha ubushake bwayo kandi ikamutuma kuba inzu ya Eli, niko Imana inshaka, niko Imana igushaka muri kino gihe kugira ngo twakire irarika ry'Imana. Ijwi ry'Imana rihamagara. Imana iduhamagara mu ijambo ryayo, Imana iduhamagara kugira ngo tugire ibihe byo gusabana nayo. Bantu b'Imana, Imana idufashe kugira ngo twese uko twateranye muri uyu munsi, umuntu wese ahe Imana umwanya. Ntabwo nabona ukuntu mbivuga. Ni byiza gukurikira ibyigisho dushyira kuri YouTube, ni byiza guterana, ni byiza gukora amavuno, ariko ni byiza cyane muri kino gihe kugira ngo ibyo byose ubigabanye, uhereze Imana umwanya. Murankurikiye? Ndi gutanga inama. Ni byiza, ibyo byose ni byiza pe, ariko nubwo ari byiza, wibuke ko Samweli yakoreye imbere yakoraga Uwiteka ariko atazi Uwiteka, kandi kumenya Uwiteka niho ashingiye ubugingo bwanjye, niko twasomye. Ni byiza, ibyo ni byiza. Ni byiza ko wakorera Uwiteka mu buryo bwa bwose, ariko ikiruta ibyo bintu byose ni byiza guha Imana umwanya kugira ngo Imana ikumenyeshe ubushake bwayo mu gihe nk'iki. Imana idufashe kugira ngo tuyihe umwanya. Tuyihe umwanya, kuko nituyihe umwanya nibwo ibituremereye byose biri mu mitima yacu. Hari ibintu byinshi wibaza, hari ibintu byinshi ubona gufata icyemezo, hari ibintu byinshi bikiri flu rwose, ureba ukabona rimwe na rimwe Imana irakwemerera kubihagararamo, ubundi ukabona Imana irakubuza kubihagararamo. Nanze gutanga ama example, nabwiye ko ntabwo nibutanga ama example, kuko umuntu wese ijwi ry'Imana rikora mu mutima we, rimwumvishe ibyo arimo arwana byo. Ukabona Imana iri kugushyigikira, ubundi ukabona Imana ntigushyigikiye kubera iki biri flu, kandi Imana akaba atari Imana imuvurunga. Nuko Imana ikeneye ko uyiha umwanya ikabisobanura. Uwo mwanya wabuze niwo ngusabiye kugira ngo muri iyi sabato wumve yuko icyo twizera ikintu gikomeye. Uko Samweli yaje guha Imana umwanya agasigana nayo ari babiri, Eli adahari, niko nawe Imana igukeneye kugira ngo Alemucyo adahari, Nzaramba adahari, undi mubwiriza adahari, Paul adahari, Musona adahari, nta wundi muntu n'umwe uhari, uha Imana umwanya. Umubyeyi wawe adahari,
niba uri umugabo umugore wawe adahari, niba uri umugore umugabo wadahari, ugire igihe cyawe n'Imana cyo kugira ngo ubwire Imana uti Imana ndaje, kugira ngo ibi bintu biri flu ubisobanure, ibi bintu bimaze igihe kirekire mbona ntashobora kubona, mbona ntashobora kwahuranya amaso yanjye ngo mbirebe, ndakwinginze uri Imana yigisha. Niba warabyigishije abandi, ufatire example kuri Samuel, wibwira niba warageze ubwisobanura Samuel akabyumva, nanjye ndaje. Niwe wandemye ntago nakubwiye ngo ndeme, niwe wantoranyije ntago nakubwiye ngo ntoranye, niwe wancunguye ngura amaraso y'igiciro cyinshi ntago yaguze kugira ngo nzarimbuke. Ndaje ndakwingize kugira ngo ibi bintu byose ntari kubasha kubona ubisobanure. Ndababwiza ukuri yuko abantu bonyine bafite igisubizo ku bibazo byose muri ubwo buryo no bantu Imana ijya gukoresha mu ijwi rirenga. Uko Samuel yakoreshejwe akabasha kubwira Eli kandi yaramushaka experience mu by'Imana, niko natwe Imana ariko buryo idushakamo kugira ngo idukoreshe muri ibihe biheruka. Imana igufashe kugira ngo ubi Imana umwanya maze iruhure ibyo bintu byose bimaze igihe kirekire mu mutima wawe. Nibyo ngusaba nanjye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Mana yacu turagushimiye cyane, izina ryawe ryiza, izina ryawe cyanuka rihabwa icyubahiro. Amen. Tubonye yuko urimo uraduhamagara, uri kuduhamagarira kujya dukora umurimo wawe uheruka, ariko ijwi ryawe ntabwo turi kuryumva kuko tutakuzi, kandi ijambo ryawe ridafite umwanya mu mitima yacu. Icyo kibazo Samuel yari agifite, kandi yari amaze igihe kirekire akorera umurimo wawe mu itorero. Natwe nicyo kibazo dufite, ntabwo tukuzi Imana, ntabwo tuzi ijwi ryawe, nta mwanya ijambo ryawe rifite mu mitima yacu. Turakwinginze kugira ngo ibyo twakoze byose tutakuzi utubabarire. Amen. Ijwi ryawe ryaduhamagaraga tukajya kure y'icyo uduhamagarira, ubitubabarire dutangiriro rishyashya Mana. Amen. Twize yuko uduhamagaye kandi tukatubonye yuko dukeneye kuguha umwanya. Ibiduhamagara ni byinshi, isi iradushaka, Satani aradushaka, imiryango iradushaka, akazi karadushaka, ibiduhamagara ni byinshi, ariko turakwinjiza kugira ngo Mana uduhe kubyima amatwi, udufashe kugira ngo umuntu wese muri twebwe aguhe umwanya. Yongere nawe, yongere atekereze neza ku cyo umuhamagarira, kandi Mana tugusanga uruhura imitima yacu. Ibimaze igihe kirekire tutabibonera igisubizo, twumve yuko ibyari mu kuri bikuweho Mana. Ibisabato utubereye umugisha, dufashe kugira ngo dukomeze kwirirwa imbere yawe. Ubwo ku isabato wagendereraga abandi ukabakiza, natwe udukize Mana. Amen. Natwe ubwo ugendera abandi ntuduhiteho. Amen. Kujya kureba muri uyu munsi wose, usabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen. 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 Amen.